Hari ibintu abasore benshi batumva. Kuki hari umuntu uvugana n'umukobwa akamwibagirwa vuba, undi bavugana akamuraza mu mutwe ijoro ryose? Ukuri nuko ntago ari uburanga, ahubwo ni uburyo utuma utekereza. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo butandatu wakurikiza neza bugatuma umukobwa aragutekereza ijoro ryose. Kandi ntabwo ari manipulation, ahubwo ni psychology nyayo y'urukundo. Reka bakubita gasito rero. Hari umusore witwaga Eric. Eric ari umuntu usanzwe, na mafaranga yari afite, na story idasanzwe yari afite. Ariko yari afite ikintu kimwe cyatumaga umukobwa amukunda cyane, akaramutekerezaho. Eric adahura n'umukobwa witwaga Diane. Ntabwo yari akoze ikintu gikomeye cyane, nta na love yigeze amubwira mbere. Ariko nyuma y'iminsi mike cyane, Diane atangiye kumutekerezaho buri joro ryose. Ushobora kubaza ngo ni ukubera iki rero? Ni ukubera ibintu bike ariko yakoraga bifite imbaraga cyane bikomeye. Uyu munsi nange ngiye kwereka rero ibyo yakoze bigatuma umukobwa amukunda cyane. Ikintu cya mbere ni ukureka gutanga byose icyarimwe. Hari abasore benshi bakora ikosa rimwe, guhita bagaragaza byose, kuvuga byinshi cyane, kuboneka buri gihe. Ariko ukuri nuko my style ikura kurusha byose. Example, Wilong, ndagukunda cyane, uri mwiza, ndagushaka buri munsi. Better, ndumva hari byinshi utarabwira abantu. Noneho psychology, iyo utavuze byose utangira kwibaza, ugatekereza byinshi, ugatekerezaho igihe kirekire. Naho ikintu cya kabiri, movement idasanzwe. Abantu benshi bibagirwa amagambo bavuze ariko nibagirwa uburyo bumvishemo. Example, kuganira nawe bitandukanye n'abandi. Hari Kalemu unzanira psychology. Iyo umukobwa yumvishe ari special, aratandukanye cyane, atangira kugutekerezaho cyane. Naho ikintu cya gatatu, gira conversation itarangiye mu matsinda. Nugasoze conversation buri gihe ngo isoze neza. Reka habeho unfinished feeling. Example, hari icyo nshaka kukubwira ariko ndakikubwira ejo. Ubwonko bw'umuntu bukunda gusoza ibyatangiye. Iyo utangiye nubisoze, icyo gihe azaguma kugutekerezaho cyane. Naho ikintu cya kane, harmful plus playful energy. Abakobwa bakunda umuntu ubatera kuvuga neza cyangwa se kumva neza. Umuntu usekeje. Example, ndumva uri ikibazo. Uri umuntu utera trouble pe. Iyo useka uhuza ibyishimo nawe, ugatekereza kuri vibe yawe. Naho ikintu cya gatanu, ntukabe displaced. Displation ni enemy ikomeye cyane. Walong, kuki utansubiza? Uri hehe? Jya umuntu ufite calm, jya uba busy. Iyo utari displayed, uba ufite values, utangira gushaka we cyangwa se akakwishakira ubwe. Naho ikintu cya gatandatu, jya umusigira emotional mbere y'uko urara. Ibyo ni byo bikomeye kurusha ibindi byose. Example, ndumva uri umuntu utuma umuntu yumva ameze neza. Ndishimye kuba nkwibutsa uno munsi. Iyo icyo gihe aragutekereza ibyo ngibyo wamukoreye, akumva umutima we urara umeze neza, akibikaho buri gihe. Isomo ry'ingenzi, ntukeneye amagambo menshi, ntukeneye kuba perfect, ahubwo ukeneye my style, ukeneye emotional, ukeneye confidence. Ibyo nibyo bituma utekereza neza cyane kurushaho. Wowe ni ubuhe buryo muri buriya ushaka gutekerezaho? Twandikira hasi muri comment. Ukande subscribe niba ushaka izindi content nk'izi ngizi igufasha kubaka urukundo ndetse na mindset n'imibanire.